ngo se empire judeo-chrétienne igeze mu misi yanyu. Urabona nka amakrize ari kugenda kurikirana. Mbere havuyeho crise économique muri 2008, haciyeho imyaka mikeya 2019 haje covid ivuyeho, haje intambara ya Ukraine izanye n'indi crise. Nyuma y'intambara ya Ukraine no bizajya biza byihuta crise kurikirana isimburana n'indi. Muri crise rero kidafite ishingiro rose urabaza ngo resolution y'intambara yo muri Ukraine, ngo resolution nuko Putin yakuri ingabo muri Ukraine. None se iyo resolution bumva Putin yayemera? Iyo resolution deja ntishoboka. Rero abantu bagiye gutora bari gukora ubusa, nko kugenda nyine kugira ngo biriya nama yari nko kugaragaza uramutse ufasha abantu bose ukabagira abanyamerika. Hano Amerika yo yubatse société de consommation. Ukonsoma ni ikintu cy'ingenzi. iPhone ugomba kuba ufite igezweho, niyo haba hashize amezi 6 yo wari ufite itarasaza ugomba guhita hagasohoka indi ugomba guhita uyigura. Ni société de consommation n'ibintu nk'ibyo ko munabibona kuri za Netflix no ku ma social media n'ibiki. Noneho abantu bose babaye bafite ubushobozi bwo gukonsoma nk'abanyamerika. Uzigira ngo resources zaboneka, twakenera nk'amasa 5 kugira ngo tubone resources zahaza abantu batuye isi. Or barashaka ko tugira values nk'izabo. Bivuze ko nitugira values nk'izabo tugomba nko gukonsoma nkabo. Bivuze yuko n'abaturage bagomba kugabanyuka byibuza nka 2/3 bikavamo. Microsoft nukuvuga ngo izo ngizo nyine ni intuza za technology zinafite ama social media mesh. Kuko Facebook ubwito yihurizaho na Meta na Instagram byose babo muri social media b'influence abantu no mu mafilime bak'influence abantu. Harimo Netflix korana complexe militaro intellectuelle, nukuvuga ngo hari abantu baba intellectuelle babashinzwe kugurisha intambara, ku buryo nyine nyuma yaho biba bizarangira icyo gihugu kibaye umwanzi bikazasaba ko Amerika igitera. Uko avuye ahantu akavuga ati aha hantu hameze nabi, nyuma yaho uhitubona Amerika yahamanutse yagiyeyo. Turabasuje abadukurikiye kuri Rwanda TV. Nkuko bisanzwe njye basuza ni Andi Bugingo. Uyu munsi twongeye kugaruka hamwe na Benoit Mugira neza. Nyiriwe. Muraho neza. Umeze neza? Yashize iminsi. Ari abantu bajya babona bakatangira kugusuza ngo hotepo. Izo ndamukanye nibo zizi. Ngo gute? Za hotepo nk'abantu bo muri Afrika. Batekereza ko uri umupanafricaniste. Ariko numvise ushaka kuba wemera za ndamukanye z'abarasta gusa. Yego wagwana. Aka barasta bose na panafricaniste ubundi niyo base. Uyu munsi rero twongeye kugaruka. Tugarutse mu gihe kubanga UN hateranye General Assembly. Yes. Banakora amatora. Wowe ku rundi ruhande tuganira warambwiye uti buriya ntuzatekereze bariya ntago ari bo bayobora, ntago ari bo bayobora isi. Urebye n'ikibazo babajije nyine bitubona ko ari ikibazo kidafite ishingiro. Rose urabaza ngo resolution y'intambara yo muri Ukraine, ngo resolution nuko Putin yakuri ingabo muri Ukraine. None se iyo resolution bumva Putin yayemera? Iyo resolution deja ntishoboka. Rero abantu bagiye gutora bari gukora ubusa, nko kugenda nyine kugira ngo biriya nama yari nko kugaragaza ibihugu cyari nko kugaragaza ahantu gihagaze. Ariko ibihugu byinshi hari igihe bibeshya nyine ibindi bikagira. Nemeza ko ngiye mu bihugu byagiye bitora cyane bigatora ko bivuga ko Putin agomba kohereza ingabo gukura ingabo muri Ukraine. Ibyinshi nyine nuko biba bifite inyungu nyinshi bikura kuri Amerika, bikavuga biti ntago twakwiteranya nyine reka tubitore n'ubundi. Ari ikihe twaganira gurambwira ati buriya rega bari yabona mu makote sibo bayoboye isi. Yes. We kuri wowe ubona isi yobowe n'abandi. Tujya tubona bajya muri UN General Assembly Security Council, tukababona Davos, tukababona mbega ubabona mu
amakote nk'abantu b'abayobozi wowe ku ruhande ukambwira ati bariya se wowe wayoboye isi yobowe nande mu maso ya Bemo. Bon, hari organisation nyine bamwe bazita za Illuminati cyangwa za Freemason cyangwa ibiki, ariko ngiye hari organisation nk'eshanu nakubwira zidakorera no mu mwijima, zikorera ahagaragara, ariko mbona yuko zirusha ingufu amaguverinoma yose yo kwisi, kaba ari ibyo nshobora kwemeza yuko ziyoboye isi. Izo ni izihe? Bon, harimo Soros niba nayisobanura simbizi. Bon, reka nzibabwire izo ntekereza. Harimo Soros, harimo complexe militaro industriel, hari industrie pharmaceutique, hari Davos, hari iyindi ntayi kwibuka niyera. Bon, complexe militaro industriel, Davos, Soros na bon indi ntari kwibuka neza kandi ni ingenzi cyane. Elite mondiale. Bon, Soros Elite mondiale nibo bose nabo ngabo ndi kuvuga. BlackRock niyo nari nibagiwe gatoya ariko munyihanganire. Bon, ubwo zose nazisobanura ukuntu zikora n'ukuntu ziyoboye isi. GAFAM nayo ubwo ikabiye akanga ya gatandatu. Davos, Soros, BlackRock, GAFAM, complexe militaro industriel, hakaza na industrie pharmaceutique. Biyoboye isi gute mu maso yawe? Bon, ndahera kuri Soros. Soros ni organisation nako Soros ni izina ry'umuntu yitwa George Soros, ariko afite ama foundation menshi, harimo ikomeye cyane yitwa Open Society Foundation. Iyo Open Society Foundation rero ikintu cya mbere ikora no gukontrola societe, uburyo values za societe iri mu isi yo kwisi. Nukuvuga ngo itegeka igihugu kwemera values runaka, izindi kikazihakana. Ikoresheje imiryango nka za Amnesty irayifinansa cyane, igakoresha igafinansa n'indi miryango nka bya LGBTQ by'abantu bajyamana bahuje ibitsina, ifinansa imiryango myinshi nyine, bituma ikontrola societe y'igihugu runaka cyangwa se ibihugu byinshi runaka uko ikora. Ubwo Soros muri make ni nk'ayobora igice cy'umuco. Soros iyobora umuco, inashinzwe no guca imico y'ibihugu bimwe na bimwe, ahubwo imico idakenewe bashinzwe no kuyica bakayikuraho, bakoresheje imiryango Soros igenda financing. Ubwo ndumva Soros ajya gutangiza Open Society Foundation yashyizemo miliyari 32 z'amadolari. Urumva ko abatari amafaranga y'ubuntu nyine, abafite ikintu agomba gukora kinini, amafaranga menshi cyane, miliyari 32. Handi hari n'abandi bongera bagakomeza bagashyira amandi n'ubundi. Soros yabifitanye isano n'amafilime, ibitabo, indirimbo n'ibiki tugenda tubona. Iyo ngiyo by'amafilime n'ibitabo turabisanga muri Netflix iri muri GAFAM cyangwa iyo bita FANG. GAFAM ubu ngubu hubongeyeho Netflix iba FANG. Ukuvuga ngo GAFAM ubundi ni Google, Amazon, Facebook, Apple na ni Apple na Microsoft. Nukuvuga ngo izo ngizo nyine ni ntuza za technology zinafite ama social media mesh. Kuko Facebook ubwito yihurizaho na Meta na Instagram byose, kuvuga muri social media b'influence abantu, no mu mafilime bakinfluence abantu, harimo Netflix, noneho bagakontrola information nyine n'ibyo abantu bagomba gutekereza baciye muri GAFAM. Iyo ni ya kabiri ndumva nawe nsobanuye. Ikabumva hari nayo ihuriye na Soros. BlackRock rero yo niyo rutura. Urumva BlackRock ifite ni organisation ifite funds, ifite amafaranga menshi.
niyo iguriza amabanki menshi akomeye ni finance imishinga ikomeye, ni nayo nyine amafaranga menshi ni hava ko amafamiye akomeye yaragiye ashyiramo imitungo yayo ifite funds zigera kuri triyari 10 zirenga triyari 10 z'amadolari nizo bavuga ko bafite, ariko hari n'igihe ziba zirenga. Ukuvuga ngo imishinga ikomeye ni finance, ni nayo finance amaguverinoma menshi n'amabanki menshi. Ukuvuga ngo rero BlackRock yivuze iti pfukama urapfukama, niyo waba uri perezida cyangwa uri minisitiri cyangwa uri uyoboye igihugu kimeze gute, kuko niyo finance ibintu byose byinshi. Sure. Complexe militaro industriel. Hariho n'ikindi gihe wigeze kwikomoza. Ubundi aba bakora iki? Complexe militaro industriel ni ukuvuga ngo ni itsinda ry'inganda zishinzwe gukorera intwaro leta ya Amerika. Leta ya Amerika ifite complexe militaro industriel. Ni abantu bari private bafite inganda, ariko leta ikaba ibaha ibiraka byo gukora intwaro. Noneho rero kubera Amerika nayo ikunda intambara ikabizihoramo, abangaba babona amafaranga menshi mu ntambara, barakira kuko yashinzwe na Eisenhower nyuma y'intambara ya kabiri y'isi bashaka guhangana n'Uburusiya. Ageze aho ngaho aranabivuga ati ngiye mfite ubwoba yuko complexe militaro industriel izi nganda zizageraho zikarusha imbaraga leta, zikazajya zidutegeka intambara tugomba kurwana kugira ngo abari twebwe duhitamo intambara tugomba kurwana. Bo ni ukuvuga ngo complexe militaro industriel kunikora harimo bahise bashamikiraho bakorana complexe militaro intellectuel. Ni ukuvuga ngo hari abantu baba intellectuel babashinzwe kugurisha intambara, agenda ahantu akavuga ati mvuye hano abantu bari kwicwa gutya bimeze gutya ni mutabare. Ubwo ngubwo leta nayo igahita itanga ikiraka, intwaro zigakorwa bakajya gutabara, nyine ikunguka iyo complexe militaro industriel. Ugasanga nyine hari ukuntu nyine baforma umwanzi bitari na ngombwa yuko bajya kumurwanya, bitewe nuko bayobowe n'iyo complexe intellectuel. Niyo irimo nyine abanyabwenge baba intellectuel agenda akajya ahantu akandika igitabo ati bano bantu bamerewe nabi, akandika igitabo ati muri iki gihugu bamaritireta abantu, ku buryo nyine nyuma yaho biba bizarangira icyo gihugu kibaye umwanzi bikazasaba ko Amerika igitera. Ubwo la fabrique de l'ennemi. Mbega ni nkaho hari inganda zikagira abantu bazicururiza bitwa aba intellectuel bari muri iyo complexe militaro intellectuel. Abo bantu Eisenhower yigeze avuga ko afite ubwoba bw'uko complexe militaro industriel izagera ikayobora ikajibwira leta intambara igomba kurwana, kazajya impoza leta intambara. Cyo gihe cyaba ari iki ngiki? Iki ngiki cyatangiye ahubwo gishobora kuba cyatangiye mu bihe bya za Iraq, igihe bya za Iraq na za cyane za Iraq na za Afghanistan. N'ubu ngubu rero birakomeje kuko Iraq nyuma yaho bamaze kuyitera basanze bavuga ngo Iraq ngo ifite ngo ibitwaro biri chimique, nyuma basanga n'ukubeshya. Baravuga ngo Iraq ngo yateye Kuwait ngo irangije ngo yicaga impinja, ngo yajyaga muri kuveze ngo igafata igacomora ngo akagira gute, basanga nta byari ikinyoma, ntago ari byo. Saddam Hussein ntago ibyo yabikora. Ukajya no kwa Gaddafi naho bakavuga bati Gaddafi yarari kwica abaturage be n'iki. Nyuma yaho cyane haro bita Bernard Arnault n'umuyahudi w'umufaransa. Intambara nyinshi akunze kuba zirimo ari kuvuga ati abaturage bagomba gutabarwa uko byagenda kose. Rero ubwo ngubwo buri gihe uko avuye ahantu avuga ati aha hantu hameze nabi, nyuma yaho uhitubona Amerika yahamanutse yagiyeyo, cyangwa n'ibindi bihugu byo muri OTAN bigakurikira. Umuyahudi w'umufaransa bita Bernard Arnault. No muri Ukraine amaze imisi ajyayo avuga yuko ngo abanya Ukraine ngo bagomba kuba intwaro ngo kugeza igihe Putin haviriye.
ndatekereza abasigaye ni pharmaceutical industry. Yes, industrie pharmaceutique. Bon, industrie pharmaceutique rero mu buhe buryo? Bon, ahantu naboneye ko ayoboye isi ni muri covid nyine, ubonye ko bahise batwempoza urukingo rwa Pfizer na ntuza, abonye ko izi inkingo zakorewe mu Bushinwa baziciye, izo n'Abarusiya bari barakoze urwabo bararuca, no muri Cuba nabo bari bafite urukingo narwo bararuciye, ntago barwemeye. Ibintu nk'ibyo n'indi miti nanone isanzwe riro ko barayamaganye. Bon, rero industrie pharmaceutique niho nahise mbonera yuko ifite imbaraga zo gutegeka amareta, kuko uraza zira nkingo za covid banaduteye, leta zacu zasinye yuko nta muntu uzabibaza uruganda niharamuka bayo side effect, kuko inkingo urukingo rubonetse mu myaka 2 buriya ntago ruba rwakaciye muri etape zose ku buryo bavuga ko ari urukingo rutazagira side effect ku bantu byibuze basanga nk'imyaka 10 cyangwa 10 n'ingahe. Rero niba nta side effect zaba ariko bamaze kutwarinaka baravuga bati ntihazagira utubaza nihagira side effects zibaho, kandi baratugurisha inkingo. Bo ahandi rero industrie pharmaceutique ikora cyane nugu hari igihe hari umuti ubumaze igihe kinini ukoreshwa, barangiza bakagira bagatangira kuvuga ngo habayo ngo resistance microbienne, ngo microbe ngo zisigaye ziwumenya ntizigire, bagahita baprofitiramo bagakora undi uhenze kurushaho kugira ngo bunguke cyane, kuko imiti y'amakiya ntago yunguka. Kandi imiti ndakeka ko ibintu by'ubuganga birimo amafaranga menshi cyane. Uragira uti rero aba bantu batandatu cyangwa aya matsinda atandatu ayoboye isi, aba twita abayobozi bo bakora iki? Usanga inshuro nyinshi bavuga ngo nibo bashyizeho abashinzwe gukora ibyo bintu, nibo bagize bate bo mu mboni zawe, bo niba batayoboye bamaze iki? Bon, turabatora, ahubwo nibyo nicyo nashaka kubaza. Urumva nyine turi kujya muri dictature, niba dusigaye tuyobowe n'abantu tutatoye, ko dutora abayobozi ahubwo tugasanga ntago aribo batuyobora, tuyoborwa n'ibindi bintu biturutse ahandi hantu, baza ahubwo n'abayobozi bacu bakabipoza ibintu bakabura uburyo babyikuramo. Bo ngewe rero ubwo uko mbibona ukuntu byakemuka, natwe twakwiye kujijuka nyine tukamenya ese aba bantu baba bashaka iki. Hanyuma n'umuyobozi nawe, kuko umuyobozi we ikintu bakunda ni amajwi. Iyo abona mutabizi arabihorera kuko abakeneye amajwi. Hanyuma iyo mubizi ababwiza ukuri nawe kuko abakeneye amajwi kandi arayabona. Ubwo rero tuba dukwiye kubimenya. Ababwiza ukuri akabwira ati nubwo mumbona ntago ari njye mbayobora, akabivuga. Yabivuga kugira ngo abo ngabo batazongera kubikora, ariko iyo mutabizi nyine arabihorera. Ibyo bintu uvuga byaba bifitanye isano no kuba i Burayi abantu bajya muri politiki ari bakeya? Yego cyane, ni bakeya nyine ku Burayi power yabwo yaragabanyutse. Abenshi barareba bakavuga bati n'ubundi ngiye gukora politiki, n'ubundi ibintu bizabiva Washington bambwire ngo kora ibingibi ndangiza mbikore nyine. Akavuga ati ibintu rero nakwigira mu bindi nawe ibingibi byo byaragasuzugura, akabyihorera ko n'ubundi ntibanahembwa benshi. Ibyo bintu wabihuza ute n'ibyo umuyobozi wahoze ayobora Ubufaransa yigeze kuvuga ko ari we muyobozi wa mbere wa nyuma uyoboye Ubufaransa? François Mitterrand yabibwiye umwe mu bantu bare babajyanama yo ba hafi, aramubwira ati buriya ni ngewe mu president wanyu mukomeye uyoboye Ubufaransa, ati nyuma yanjye muzajya muyoborwa n'abakontable. Ntago bazaba president, nta myanzo bazabafata, bazara abakontable bo kubara amafaranga yagiye hana ibindi byo nta kindi cyebezo bazabafata. Nuko nyine nyuma yaho tuza no kubona nibyo
ahantu hose icyo Amerika ivuze Ubufaransa burakurikira, Ubwongereza bwo ni nka Amerika ni kimwe, Ubufaransa burakurikira n'Ubudage byose bigakomeza aho ngaho. Ubwo niba mu Bufaransa bayoborwa n'abakontable, hano muri Afurika ubwo abayobora bo baba ari abaki? Baba ari abakashi, baba ari abaki? Abashefu. Abashefu. Abashefu nyine. Abashefu nyine tu. Nukuvuga ngo twewe tuyoborwa keshi. Nyine ntago ari kuvuga ngo we bo bamugira umushefu, bakora ku buryo ahinduka umushefu, bakavuga bati twebwe ikintu ugomba kudukorera ni ukuturebera incamo, nuzicunga neza ntacyo tuzagutwara, nuzicunga nabi uri mu byago. Nawe nyine agakora ibyo ashoboye. Kuba ati tuguhaye inkunga. To nyine urumva nyine nibwo buryo bicamo. Bicamo ko babanza kukugira addicted. Sinzi niba hari indirimbo ngunda nyene barajya baririmba ngo Tonto d'Amerika, abavuga ati yaraje atuzanira umuceri, atuzanira amavuta, atuzanira ibintu by'ubuntu, noneho abantu bamaze kumva yuko umuntu ashobora kubaho neza adakoze, Tonto arongera arigendera. Arigendera. Noneho aho yari yamaze kugira abantu bari addicted kubaho badakoze, amaze kugenda nyine ubwo ibyahise birangira noneho abantu bagiye kuvuga bati none kutakiduha bya bindi, nawe akavuga ati kugira ngo mbibahe nimukora ibi. Urumva niho yahise afatishiriza nyine, ugasanga abantu ubu ngubu ntibazi gukora ariko bazi kureba ifaranga, bazi kumenya ukuntu ifaranga riboneka ariko batazi ukuntu riba ryabonetse. Aba bantu wise ngo bayobora isi, wowe iyo wumvise abantu bavuga ko hari wowe iyo version yawe bwibaye na nshyashya, kuko abandi baravuga ngo isi yobowe na Illuminati. Nibo nita Illuminati nyine. Abo bita Illuminati ni Resurrected Mondial. Nabo ngabo. Ngiye nibo nita Illuminati. Sinzi uvuga Illuminati nazanyereka bari. Resurrected Mondial wowe nibo wita Illuminati. Yego bamwe bakubana korera shitani. Ubwo baba bakorera mu buye buryo. Baba nka nka complexe militaro industriel, uvuze ko yashyizweho na president wa Amerika. Aizono. Ntiyabikorera Amerika. Nyuma yaho aza kugira ubwoba yuko izayirusha ingufu leta. Nyuma biza no kuba nyine itangira kurusha ingufu leta, ikazajya yimpoza leta intambara igomba kujya kurwana. Urumva nyine babaye bageze aho ngaho batangira gukora ibintu bitari byiza kugira ngo babone amafaranga, wese hari gukorera shitani birenze ibyo ngibyo. Kujya kuvuga ngo mujye kubombarda Iraq, bagakubita ibisasu magana ngahe hagapfa abantu miliyoni 2 muri bombardement batazi byari byo, abana abagore n'abaki. Nyuma yaho ugasanga ikintu cyabajyanyeyo cyari n'ikinyoma, ntibanasabe n'imbabazi, ubwo ukari gukorera shitani birenze ibyo. Hari abantu bajya babona intambara ziba hano muri Afurika bakazihuza n'amakimbirane y'Abanyafurika. Iyo complexe militaro industriel yaba ifitemo ukuboko mu izo ntambara. Igufitemo nyine botwoherereza intwaro zishaje batayikeneye muri Arsenal nyine, ubwo n'urubiko rw'intwaro. Baba bafite intwaro zakoze kera muri za 60, muri za 70, kavuga bati izi ngizi tuzibitukiye ubusa n'ubu ntago tukizikeneye, bakazohereza bagafata amafaranga makeya bakabona uburyo bakora izindi ziri moderne. Natwe koko tukarasana tutazi ibyo turwanira. Muri make izo ntambara zo muri Afurika zicurwa n'abandi, zicurirwa muri complexe militaro intellectuelle cyangwa zicurirwa hano muri Afurika. Ubundi muri Afurika hari igihe n'ubundi abantu baba bafitanye ubushyamirane,
ariko ntabwo uzasanga abavandimwe babiri bari kurwana ngo umwe ngo uhita uvuga uti mwe muretse, wenda bari kurwana basunikana uvuga uti mwe muretse, umwe umuha icyuma n'undi umuha icyuma ngo ni murwane none, urumva n'ubundi conflict ziba zihari, ariko zagakwiye gukemurwa mu biganiro n'ibiki. Noneho bo ikintu bakora ni ugukora ku buryo ibiganiro byose biba nta turi buze kuvamo, bikaba ngombwa yuko abantu barwana. bivuze ngo zivukira muri Afurika ariko zigaterwa inkunga zikaba accelerate n'aba occidentaux cyane cyane kugira ngo bakomeze bametrize ya systeme yabo bita divide and rule. Iyo mitwe cyangwa zira organisation wavuze esheshatu za zifite amashami hano muri Afurika cyangwa no mu bindi bice by'isi? Nka Soros yikora ahantu hose, ni Open Society Foundation aho muri Afurika ni nayo ifite akazi kenshi kuko igomba kudukura mu muco w'abanyafurika ikatwinjizamo izo ndangagaciro nyine cyashya bakeneye. Zimwe usanga ziba zinagamije yuko abaturage batuye isi bagabanyuka, ese umugore n'umugore barabyara cyangwa umugabo n'umugabo barabyara munsi 50 cyangwa 60% babaye gutyo subwo utagide generasi tagira ubwo nta izabihari. Bari ibyo zibari values nyine ngizo ko nararebye nsanga urabona Amerika ifite ikonsoma, uramutse ufasha abantu bose ukabagira abanyamerika. Hano Amerika yo yubatse société de consommation. Ukonsoma ni ikintu cy'ingenzi. iPhone ugomba kuba ufite igezweho, niyo haba hashize amezi 6 yo wari ufite itarasaza ugomba guhita hagasohoka indi ugomba guhita uyigura. Ni société de consommation n'ibintu nk'ibyo ko munabibona kuri za Netflix no ku ma social media n'ibiki. Noneho abantu bose babaye bafite ubushobozi bwo gukonsoma nk'abanyamerika, uzigira ngo resources zaboneka, twakenera nk'amasa 5 kugira ngo tubone resources zahaza abantu batuye isi. Or barashaka ko tugira values nk'izabo, bivuze ko nitugira values nk'izabo tugomba nko gukonsoma nkabo. Bivuze yuko n'abaturage bagomba kugabanyuka byibuza nka 2/3 bikavamo kugira ngo isi bashe resources ziri ku isi zibashe guhaza iyo consommation y'abantu. Rero nge mba mbona nyine ama projet ari diabolique ukuntu sinzi niba bizanakunda, ariko yarifuza ko bazagera igihe bikabapfana. Ubwo Soros uragira uti ifite amashami, ayo mashami ko tutayabona baba ari aba tujya tubona ngo Moses ngo yagiye ngo i Burundi ngo yagize ate n'iki byo yaba afite nk'uburyo akuriye Soros hano mu Rwanda? Simbizi nzakoraho investigation, ariko nyine njya numva numvisha ngo ari igihe ngo ujya mu nama za bira bintu ngo bakaguha amafaranga, sinzi ubwo bayaturutse he, nibo wayakoreye kiba bayaturutse ugaho yaba yaturutse nyine ushobora gusanga afitanye isano na za Soros cyangwa n'indi organisation ishamikiye kuri. Ubwo rero mu bundi buryo bano batinganye nabo no muryango w'ibanga nubwo abantu batabyerura, icyo twakwita secret society. Ntabwo ari secret society kuko barabigaragaza ibyo bakora, nta muntu babihisha, ariko umuryango wose nyine ufite ibanga, amabanga yo ari interne adasohoka ngo agere hanze. N'uwo umuryango usanzwe nawo uba ufite amabanga uganira muri interne atagera hanze, nicyo gisobanura umuryango ubundi. Nuko mbyumva. Okay, twagiye complexe militaro industriel yaba ifite amashami nko muri bino bice? Nta amashami bifite, ahubwo ibifite abantu baba intellectuel ifinansa barangiza bakavansa ama ideas aganisha ku ntambara, hanyuma intwaro zikagurishwa. Ariko hari intambara zivuka tutabonye ama idea yazibanjirije.
bo nyine nabwo hari izo ntambara zo iyo izo ntambara zivutse nyine nazo ziba zifite ubundi buryo zaciye mu baperezida cyangwa mu bandi bantu zaciye mu bundi buryo ntago namenya ngo compresse mitaro industriel nyine ngo rezo zayo ni zingahe gutya ngo ikora gute exactement kuko nge ntago nakozemo ariko nyine hari duke uhita ubona nko bari nk'intanga zira ntambara niyo nanabyibagiwe birabavuga ngo ni ntagondwa z'abayisilamu muri Sahel mu majyaruguru ya Afrika zavutse gute Kadafi ajya bajya kumukuraho hari abaturage bo mu majyaruguru ya Mali na Niger na Chad babita abatuareg bajya gusa n'abarabu n'aba metis hagati y'abarabu n'abirabu noneho babahaye intwaro bagiye kurwana mu ntambara yo kwa Kadafi bagezeyo bararwana Kadafi avuyeyo babona Libya ntago ari igihugu cyabo ntago babashaka barangije baravuga bati kandi dufite intwaro kandi ntidushaka no kuyoborwa n'abantu bo mu majyepfo muri ibyo bihugu Mali Niger na Chad ntago dushaka kuyoborwa nabo turashaka twebwe ahubwo natwe kuyobayobora nibwo bamanukanye intwaro rero bagatangira iyo mitwe intwaro bari bazihawe na OTAN nyine ijya gutera Kadafi n'ubu ngubu abari bitwa intagondwa nizo bakikoresha nyine iyo ubonye intwaro uragenda ugafata ikirombe ukagurisha mu y'agaciro ukagura izindi ubwo bivuze ngo OTAN niyo yatangije intagondwa za kisi niyo yafunguye urufunguzo niko kuntu ibintu by'ubwiyahuzi n'intagondwa za Islam byageze muri Afrika Okay, twagiye kuri pharmaceutical industry. Pharmaceutical n'ubu ngubu izisa turacyafite ibibazo usanga bavuga ati kuki tutagira inganda zikora imiti kuki tutagira gute mbega kuki imiti imeze nkaho igikorerwa ahantu hamwe nuko ariho hari amafaranga aho hantu urumva nyine harimo amafaranga menshi kuvuga ngo bagomba gukora ku buryo bafata isoko ryose rikabajyaho hari n'igihe bemera no kuvura indwara zidahari kugira ngo bagurishe imiti hari nk'ibintu basigaye barazanye ntuza teori yo kuvuga ngo umurwayi ngo urabona ugiye kwivuza ariko urashaka kwifata nk'umuntu ugiye nko muri hoteli ugahamagara muganga ngo ndi kuribwa nyine iyo urwaye uraribwa ariko ubu ngubu base bavuga bati nuhamagara muganga uri kuribwa ukaza kumurega ku musuperieri we ngo namamagaye ndi kuribwa ntiyagiye ikintu akora barabanura amanota cyangwa se bavuga bati ntago ari umuganga mwiza yarangiza akabigenza gute yamubwira uturi kuribwa akagukubita morphine urayizi ni opioid bituruka kuri heroine ni nka za mugozi ni ikiyobyabwenge kibi cyane ariko nyine kwa muganga bagikoresha nko ku bantu bakoze impanuka nyine umuntu ufite ububabare burengeje ariko ubu ngubu kugira ngo kubera yuko kwa muganga basigaye barashyizeho ntuza yuko bagomba gusavinga neza umuntu akava kwa muganga ngo yishimye umuntu urwaye asohoka yishimye gute ubwo ni ukuvuga ngo azemera avuga ati kugira ngo ivuriro ryacu bariho amanota makeya tuzatumutera morphine yinywera icyo bwenge avuga ati ahubwo nasohotse ibyishimo byandenze ibyo ngibyo rero biri mu bintu bimwe na bimwe n'amarobi cyangwa indonke nyine industry pharmaceutical itanga ikintroduce ibyo molecule nk'ibyo ngibyo bibi no ku buzima bw'abantu bakabikoresha wagira ati noneho gafamu nubizi saha abantu barakibaza hari ahantu kibaya kibamo Silicon Valley cya Silicon Valley kuki tutabona izindi computer z'ibindi bice bitandukanye abashinwa bagerageje gukora ibigo byabo kugira ngo bisecuringe n'abarusiya baragerageje ntubizi saha
uremeza ko GAFAM iyoboye kandi abashinwa batarimo n'abarusiya batarimo? Yes, ntago barimo kuko GAFAM nifite marché, nifite isoko. Ko kugira ngo ugire isoko bisaba nuko kontrola umuco. Iyo ushaka kurema isoko rihoraho, ugira abantu bakaba addicted n'umuco wabo ukawukontrola kugira ngo ubone uko baha produits zawe. Nukuvuga ngo niba wamaze gukontrola abantu ukabakundisha umweru bakumva ko ikintu kitari umweru ari kibi, biba bivuze yuko umuntu uzazana ikindi kintu kitari umweru atazagurirwa. Kuba waramaze kubafata mu mutwe noneho bakaba abakonsomateri bawe, bakonsoma ibyo bategetse kandi bakaguha amafaranga. Mubo GAFAM iyoboye abashinwa n'abarusiya ntibarimo? Abashinwa n'abarusiya nibo bari gukora resistance kugira ngo byibuza abaturage babo batajya muri uwo mujyo nabo. Nk'urugero zino social media promoting ano mafood y'ama McDonald's n'ibiki, kandi turabizi byose ingaruka mbi zabyo bitera. Ariko abantu kubera yuko babibona ku mateleviziyo cyane, bakabibona mu mafilime, bakabibona ku mbuga nkoranyambaga, iyo umuntu ariyo restaurant yaririyemo bari bwo yumva yariye neza. Hari aho bayoboye igice cy'isi. Bayoboye igice cy'isi nacyo bakiyoboye ku ngufu, banakiyobora kuko wenda gishobora kuba kitari cyamenya amayeri yabo. Ariko farumasi isi yose? Farumasi ntabwo ari isi yose kuko abashinwa bakoze urukingo rwabo nibo bakoresheje, kandi ni miliyari na miliyoni 100 nirenga, n'abarusiya bakoresha urwabo, n'abanyakiba bakoresha urwabo. No muri Brazil Bolsonaro baramututse kubera ko yaranze gukingira abantu ku ngufu. Hari n'abandi benshi, nuriya Victor Orban wo muri Hongria nawe yagiranye ibibazo nabo kubera ko yanze kwaplika ibintu ngibyo cyane. Soros yoboye isi yose cyangwa yoboye igice cy'isi yose? Ntabwo irafatisha isi nyine, ariko nyine ikora ahantu henshi cyane. Complexe militaro industriel iyoboye isi cyangwa ifite igice cy'isi yose? Zose ntago wavuga ngo zikontrola isi 100%, ariko ubona yuko zifite imbaraga ziruta izo abayobozi twe tubona bafite abenshi. Barusha imbaraga wenda abayobozi ba Amerika, ariko ntago barafata isi yose mu maboko. Ntago isi yose wavuga ko bayifite mu maboko 100%. Haracyariho ka resistance nyine gakeya mu bihugu bimwe na bimwe. Abantu bazaresista kugeza ryari kurikije uko ubibona? Zaresista kugeza igihe iyo migambi mibi ipfiriye. Izapfa cyangwa ukurikije uko ubona biri ahubwo iragenda ikura? Ubungubu nibwo iri kugira imbaraga cyane, ariko ni nabwo iri kwigaragaza kuko mbere ntabwo umuntu yamenyaga uburyo binyuramo. Ariko ubungubu amakrize urabona nka amakrize ari kugenda akurikirana. Mbere havuyeho crise économique muri 2008, haciyeho imyaka mikeya 2019 haje covid ivuyeho, haje intambara ya Ukraine izanye n'indi crise. Nyuma y'intambara ya Ukraine no biza byihuta crise ikurikirana isimburana n'indi. Muri crise rero niho batangira kwivamo bakanabura amasolution yanyura abantu bose, bigatuma imigambi yabo ishobora kuzapfa. Niho habaho crise bishoboka ko bizabananira kuyobora isi? Izi crise ntago ari ukuvuga ngo zizatuma abantu bamenya ibyo bari kudiringa nabyo. Kuko crise hari ibintu bigaragara, crise nyine iraza kuko haba hari ikintu kitari kugenda neza. Nukuvuga ngo rero iyije n'abantu batanye kwibaza ese niki kitagenze neza. N'abantu b'abanyabwenge nabo baba baracecetse bakanga kuvuga, ari gihe baboneraho bakavuga bati iyi crise twe twayibonye mbere turababwira baranga. Ni iki ngiki cyapfuye. Ni byemba mbona ariko bizagenda nyuma nabo bahombe nyine. Empire ya Amerika cyangwa se empire judeo-chrétienne igeze mu minsi ya nyuma. Igeze mu minsi ya nyuma? Yes, niko mbyemeza. Nyuma ya empire judeo-chrétien w'isi ya Amerika hazakurikira iki? Ntabwo umuntu yabimenya nyine, abaziyempoza nibo bazagira hazabanza habeho igihe cyo gushakisha. Ko
haza nyine urumva hari n'ibihugu noneho byo Amerika ibibaye nk'aho ibihetse mu mugongo byo bizahura n'ibibazo byinshi cyane cyane byo muri Afurika n'ibindi byo kuko nge mbona twakwiye kuba turi kwitegura ubu ngubu ntabyo dukora turi kurwana ahubwo ibyo bintu uvuga urubihuza ute na article ya François Margot ivuga ngo coronavirus la fait du règne du président financier et de comptable. Bo urumva nyine covid yatumye abantu babimenya neza yuko noneho president atari ufata ibyemezo bifatirwa handi hantu kuko president aramumaza guti ni kuki washyizeho confinement ya niki cyangwa se lockdown agasobanura ibintu ntatumva ukabaza aba ministre nawe akananirwa kubisobanura ukabaza n'abaganga bakomeye nabo bakananirwa kubisobanura kavuga uti none nimwe mwabihisemo byagenze biti ugasanga ibintu byose bakoze na makosa nyine ugasanga ntago bihura ubwa mbere baravuze ngo kwambara mask ngo bituma ngo umuntu atanduza undi abandi bakavuga bati kwambara mask nta kibazo bitwaye nta kintu bihinduraho abandi bakavuga bati ibintu nk'ibyo nyine wabonye ko bahuzaguritse nyine baravuga bati nubundi ibyo badutegeka ni baba babiza ahubwo bafite ahantu babikura wemera ko coronavirus yariyo yadepoje aba president ko ari aba comptable n'aba financier abenshi yabashyize hanze bigaragaza yuko nyine bafite akandi bafite ahandi hantu bamubwiriza bagakurikiza reka twegereze umusozo nyuma yuko wenda aya matsinda y'ubwayo ayoboye isi yaba afite uburyo afite ahantu hameze nk'ihuriro akagira umutegeko umwe cyangwa buri byose rikora ukwaryo bo aho ngaho bose navuze bahurira muri Davos hari mu Suisse nyine bari musozi niho borganiza noneho icyo gihe bahurireyo noneho babahamagaje babatumiye n'abayobozi bakomeye n'abayobozi bafite influence hamwe n'abakire bafite influence bose bahurira aho ngaho bakabahereza amabwiriza uko nyine bakora inama ari nkaho bari kuvuga bati turi gushakira ikibazo n'iki gisubizo crise izi nizi zishobora kuzaza igisubizo nk'ibingibi bagatanga n'imyanzuro ariko ni nkaho mu president wawe bamubwiye bati ugenda ukora ibi nutabikora urahura n'ibyago kuko bamutumiye kugira ngo baze kumubwira ibyo ni nk'amabwiriza baba bagiye guhabwa hari no kumva uko ibintu bigomba kugenda muri make Davos niho banyuza ibyo bashaka byose bigakwira ku isi yose niho babinyuza bigakwira ku isi yose kuko somera za Davos zijya abantu bakomeye gusa kandi baba barembi ahubwo umuntu nabonye utajya ujyayo umuntu bita Elon Musk ntibajya banamutumira sinzi ikintu bapfana gusa nyine nge nabonye ari umuntu w'umuribertariye cyane umuntu udakunda niwe mukira wa mbere ku isi ariko nko mubona mbona ari umuntu ukunda freedom y'abaturage ntago akunda ibintu byo gukira cyane byo kwivanga mu buyobozi byo kuyobora cyane we nyine akunda abayumva umuturage wese yakwiyobora nyine kuba atajyayo bivuze ko organisation ye nta muntu iba yoherejeyo cyangwa ntago ajyayo we aranazirana nabo ntago bakunda Benoit wakoze ku kiganiro wa Rwanda TV yego abari badukurikiye namwe reka tubashimire niba mwemeranya nawe ko abo tubona bayoboye bayifite abo bayoborera inyuma yabo cyangwa se niba mutemeranya ibi niko yabibonye yagaragaza n'ibyo ashingiraho nawe ubibona ukundi wazanga ukatubwira nibyo nkuko Voltaire yabivuze yaravuze ngo je ne suis pas d'accord avec toi mais je me battrai jusqu'à mort pour ce que tu es le droit de dire ce que tu as à dire uvuga ngo ntago twemeranya ariko nzarwana no ku rupfu kugira ngo niba ufite ibintu ugomba kuvuga ubivuge igitekerezo cyawe nawe gitange nubwo tutaba twemeranya umuntu wese akwiriye gutanga igitekerezo cye
yego murakoze sawa